Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahakanye amakuru ko rwahamagaje G-Tough kubera indirimbo aherutse gukora imaze iminsi irikoroza ku mbuga nkoranyambaga kubera amagambo ayirimo benshi bemeza ko ari ibishego. Ku mbuga nkoranyambaga hari hamaze iminsi hacicikana amakuru ko RIB yahamagaje uyu musore ngo abazwe kuri iyi ndirimbo ye itavugwaho rumwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko batigeze bahamagaza G-Tough ndetse ko n'iby'indirimbo ye batarabyitaho. Ati uvuze ntabwo turamwitaho pe, ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha. Indirimbo uvuze nge ubwanjye sindayitaho, ni indirimbo ivuga iki, irimo ibiki? Dr Murangira yakomeje avuga ko inshuro nyinshi ikintu bitaho cyane ari abaturage, kuko uwakoze indirimbo we yatanze icyo afite. Ati burya umuntu atanga icyo afite, uriya we yabahaye icyo afite, ikibazo ni abacyakiriye bo bakiriye ibiki? Yakomeje agaragaza ko akaga gakomeye mu isi y'imbuga nkoranyambaga atari umuntu wasangije abamukurikira ibintu bitari byiza, ahubwo ari abantu bashima bagashimagiza ibyo bintu. Ku rundi ruhande, Dr Murangira yavuze ko ikibazo cy'abakora ibihangano nk'ibyo ndetse n'ababyamamaza kiri buze kwigwaho nta gutoranya. Ati abo nabo bafite uruhande rwabo ruza kwigwaho kandi nta gutoranya. Abo bose biraza kwigwaho bisuzumwe, kuko ibyo navuze sosiyete nyarwanda ikwiye kubaho mu mudendezo. Dr Murangira yongeyeho ko uwakoze igihangano nk'iki akabona adakurikiranywe adakwiye gushyekerwa ngo yumve ko abantu bashimye ibyo akora. Aha yifashishije umugani w'ikinyarwanda ugira ati agashyekero kayirazamo, bishatse kuvuga ngo agashyekero karaza inkware mu mutego. Muri iki kiganiro kandi RIB yatanze gasopo ya nyuma ku banyamakuru ba siporo bandagazanye. Ibi n'ubundi byagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri kuri wa kabiri tariki 10 Werurwe 2026 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Muri kiganiro yagize ati bantu rero mukora ibiganiro bya siporo mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Mwe mukora ibiganiro bya siporo mureke amatiku, guhangayikisha abafana, gukurura umwiryane ndetse no gutangaza ibihuha. Dr Murangira yifashishije urugero rw'ihangana riherutse kugonganisha abanyamakuru Rugajurigani wa RBA na Rurenzo Musangamfura wa SKFM, ahamya ko bakabaye barigiye kuri bakuru babo bari baherutse kwihanizwa. Ati ubwo abo mbwira barumva, ba Rurenzo Musangamfura na Rigani Rugaju, buriya ntacyo mwigiye kuri bakuru banyu, nta somo mubona, murangwe n'ubupfura nk'uko amazina yanyu ari kubivuga, muvuge urubuga rw'imikino, muryohereze abantu, mureke guhanganisha abafana. Dr Murangira yibukije abanyamakuru ba siporo ko mikoro baba bavugiraho zifite agaciro gakomeye, bityo bakwiye kujya bitondera ibyo bazivugiraho. Ati muzi agaciro ka mikoro, n'undi wese ukoresha imbuga nkoranyambaga afata mikoro muzi agaciro n'uburemere bwayo. Niba ufite abantu 3,000 bagukurikira, iyo ufashe mikoro uvuga, ubwo ubukoresha inama abantu 3,000. Noneho hari n'abagejeje kuri miliyoni, sibyo? Iyo ufashe mikoro uvuga, ubukoresha inama abantu miliyoni. Icyo mujye mukibuka. Asoza yibukije abanyamakuru ba siporo ko iyi ari gasopo ya nyuma, ahamya ko ubutaha bazajya bahamagazwa bagiye kwitaba aho kuburirwa. Ati icyo nababwira ntawe tuzongera kwihanangiriza, ubu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma, tuzajya tugutumiza witabe ubundi ukurikiranwe. Kwa 27 Gashyantare
urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura RMC rwatangaje ko Rurenzo Musangamfura na Ndayishimiye Rigane bahisemo inzira y'ibiganiro, ubwumvikane n'ubuhuza mu gukemura amakimbirane bagiranye mu bihe bitambutse akagaragara no mu ruhame. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu makuru y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza. Hasta la vista.